yageze hano ate? Ibyo niwe nakabibajije. Ni gute abantu bashobora gusohora umurwayi muri clinique mutabizi? Ibyo ndabikora nta kibazo. Afande, maze kumenya ko bashaka kujya gutwara ushobora kubura umwanya kujya muri uyu muhanda ko abantu bashaka gutwara niba benara. Ushobora kujya gukomeza akazi wari urimo. Ubu nubona ko turi mu kazi gakomeye nawe urazana imitetwana. Afande, ayo magambo ngiye ayo munsi nzayagusubira. Arje ntiwambwiye ko Sharon ari umu-ex wawe? Niko bimeze. Wasarebye se uburyo wamwegeza hanyuma tukazashyiramo igisasu muri baga ye tukazagituritsa na telekomanda ari kumwe na Ben Arp. Rwasibo. Komeza wihangane. Yambwiye ko dushobora kubonana uyu munsi. Tukabona. Allo? Ibintu byaturangiranye kandi ndabona utwara ibintu boro boro. Ntabwo uzi ko mu cyumweru gitaba zatuzanira abandi bagenzuzi bashyashya. Nakubwiye ko umuntu wese uzagerageza kutwitambika urupfu rwe ruzaba rwamunutseho. Wowe bihurire bareke baze nibamara kuhagira bazareba bazabona icyabazanye. Ahasigaye ndaza kukwereka akazi. Sawa. Wowe reba ukuntu bamwegereza hanyuma tuzashyiramo igisasu muri sakamiye. Kandi rero bibaye na ngombwa twanashyiramo na bombe nkuko namaze kubikubwira mbere. Hari ahantu dushobora guhitana abantu benshi cyane cyane abantu bacu muri kira kigo. Ariko numva bishobora kuba bizaba bibaye urwa mbere ubonye umuntu ukunda apfa. Baramudutesheje. Bamudutesheje turamugeza no hanze. Tubazo uko telefone yanjye ataka. Kuki? Kuba muzima cyangwa? Ariko spaghetti. Ubwo zibazo ugiye guteza yuze kubimenyana nubwo wanayihasize wanemeye basukana ukanahabwa ariko ntuwate telefone. Ariko nicyo kibazo ufite kuri ikintu cyose utari tayari. Kwani iyi telefone ni yabara abantu bashaka kwiba mama wa Jerry. Tumaze kureba ibirebana na networking dusanga nimero yabahamagaye yavuye hano kandi muzo dusanzwe dukoresha hano mu kazi ntagibamo. So ushobora kwinjira muri systeme tukareba ari yana. Nta connection dufite. Urabeshya. Ukaba tifite se ukayibura gute? Gira profile yawe cyikora. Ntabwo bishoboka rero. James turi gutunganya ubusa. Kompoziyo nimero yahamagaye telefone turutse hano tuzenguruka mu office yose turayibona. Gaho ni mujye kureba aho mushakira mureke nikorere. Nta telefone muri kumva isonera.
ntibishoboka. Fani, wadutesheje umutwe kugeza. Urabona dufite umwanya wo gutakaza. James, mureke. Afande, nguyu muntu udutangaje natubwira abo bakorana bose. James, bitwarwa n'umuji. Itonde n'umwambika amabere. wakoze ushobora kuzatugiraho ingaruka umuntu nkawe ntakwiye kubaho. None se amahoro afite umutekano wizewe? Gisasu ko numva rivugiye muri iyi nzu we. Nonese sheri, hari amakuru afatika bamaze kumenya se cyangwa n'iterabwoba ry'abantu bashaka kugushyiraho gusa kandi nta kibazo gihari? Cyane amaze kumenya ko umuntu kwa ntara abantu bashaka kunyicisha. Gusa polisi ntiramenya niba ari bande
icyo bamuhora n'iki. hari icyizere ufite cy'uko bazabafata se? Si ndende cyane. Bafite n'abafasha mu nzego zose ndetse no muri polisi barimo. Gusa ubwo polisi birimo numva ntabwo babikeneye cyane, ahubwo twikomereza ibyacu. Iyo gahunda yo kukujyana mu rugo nkakwereka ababyeyi se? Nta kibazo niba wumva uri tayari. Byanshimisha pe. Gusa icyanyereka ukuntu papa azifata abonye nkuzanye mu rugo nk'umukwe we ndetse nka bosi we. Afandi, babonye video y'umwicanyi washakaga kwica Deja wa GR Limited igihe nafatwaga n'uwa mugambaniye. Bayikuye mu mashusho kamera de surveillance zafashe. Ndashaka iyo video itaragira ahangiye. Afandi, si désolé kuko namaze kuyitanga yo barebe ko yaba atari umukozi wabo. Ngewe nawe ninde muyobozi yawe? Ni wowe Afandi. Ninde waguha uburenganzira bwo gutanga iyo video? Afandi, nkurikije uburemere bwa kiriya kibazo nahisemo gukora ibyo umutimanama wanjye wambwiraga, kandi ntibibagirwe ko abashaka umutwe wabo bashaka uwanjye mbere y'ibyo byose. Diane imbesero kwa! Uyu niwe mwicanyi wari winjiye ejo muri sare ashaka kunyica. Aya ni amashusho yafashwe na za kamera de surveillance ejo. Uramuzi ngambwire? Jesus. Birashoboka se? Akundiro ko habaye ikindi hano kubyumva. ndi gutelefona uriya musore ukorana na Rwasibo ngo mubure ariko yanze gufata telefone. Ariko ubundi Boris ntore yambwiye ikibazo cya kamera de surveillance bari bagikemuye. Ikibazo cya kamera de surveillance nayo kimwe n'umutekinisiye usinzwe. Ahubwo nanjye natunguye kumubona. Leopold katwo guta umwanya. Urabizi ko Sharon yavuze ko yahoze inshuti na musore. Uretse ko polisi yamufata ikoresha Sharon. Kurusha uko ushoboye. Umuhamagara umuburire polisi itava yimufata. Sohoka ntagira cyo gukora ndazabwira mu kanwa. Sohoka. Wisheri, wisubiye hose? Sha, buryo ejo nakomeje kubitekerezaho nsanga ntacyo nakwimukinsabye kandi tutarabanye nabi. Noneho wemeye ko twahora twongera tugasabana? Nta kibazo rwose uhari wambwira kuko ngenda hari. Duhurire muri Black Hotel. Muri chambre 403. Ahubwo mbwira. Uraboneka ryari? Nta kibazo rwose kuko na n'ubu ndahari. Ugata akazi se? En fait ukimara kubimbwira byatumye nanjye numva ngukumbuye cyane. So ndumva rero ntategereza ko akazi karangira kuko ubu ngubu ndahari. Ndaje nonaha. Sawa urakoze. Umwana yemeye. Ahubwo mbwira.
duhita tubishyira mu bikorwa. That's good. Iyi ni electronic bomb. Uraza kwishyira muri sakame, uraza ukana ngo bahunga. Hanyuma nagera muri office, turaza kwituritsa na remote control. Good. Thank you. You're welcome. Yep. Your gun. Thank you. Ntugira ubwoba turakugenda inyuma ku buryo nubwo yabikeka nta mwanya turi buriho kugira icyo gutwara. Jenny, tugende nta kibazo. Kabone niyo nahasiga n'ubuzima nagenda nezerewe kuko naba nitangiwe nkunda. Nasa ugakuraho telefone mu kibazo nk'iki koko. Ubwo uzi ko polisi imaze kumenya ko Richard winjiye muri salle de conference aje kwica Arbo. Babiguye n'iki se? Amashusho yaguye kuri kamera de surveillance. None se wumva wambwiye yuko icyo kibazo bagikemuye. Ubu ngubu aho mvugira aha ngaha Richard ari hafi no kugera niyo yagiye. Muhamagare vuba ataramusaba. Shamba ari kwanga utunguye. Nta kibazo. Karibu. Nje kureba ntawe uteguje nategereje kubibwira. Urakoze ko byanga kubera ko ufite akazi kenshi cyangwa ngo namutaza kukwegera. Gize utekereje ko ntari kugenda. Shatse kumumara kumamagara byakora ikibazo kimwe. Ego bini. Urabona iyo umusiribateri wese nkanjye. Urinda kuzamura communication hamwe n'umuntu. Kuko ari igihe usanga urimo ukangura esprit ziba zarasinziriye. Ugasanga yashyizemo ibintu nyamara ntabikora. Bityo ushobora gusanga umutesheje igihe kandi atari byiza. Ubuse basi byibuze umuntu yakora iki byibuze kugira ngo iyo communication ibaho kandi bifite ikigamije atari byo gutakaza umwana. N'abakuki n'umutima wanjye utuvuga ntabwo. Cyakoze uwambwira byibuze umuntu watwaye umutima wawe. Wenda ni wowe.
Richard byageze bite kutafataga telefone wagezeyo ntahageze ndi muri chambre namutegereje uzi ko bamenye ko umugambi wo kwica Alba uriya mukobwa yamaze kugutanga babimenye yuko ugiye kwica Alba save yourself